Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 50, uburezi bugamije ubuzima bw'iteka ryose. Yohana yaranditse ati, ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe, mukaba mwaranesheje wa mubi. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 2, umurongo wa 14. N'intumwa Pawulo yasabye Timoteyo gutegeka abasore kwirinda. Mutoreze ubugingo bwanyu kuba nk'ubwa Daniyeli, wari umugaragu w'indahemuka kandi ushikamye w'Uwiteka Nyiringabo. Itondesha ikirenge cyawe kuko wahagaze arahera kandi abamarayika b'Imana baragukikije. Ni byiza kwiyumvamo ko ugomba kuzamuka ukagera ku rwego ruhanitse mu mashuri. Ubucurabwenge n'amateka ni ibyigisho by'ingirakamaro, ariko uko witanga ukoresha igihe cyawe n'amafaranga ntacyo bizageraho niba udakoresha ubumenyi ugeraho ku bw'icyubahiro cy'Imana no kugirira neza inyokomuntu. Kumenya ubuhanga buhanitse nibitaba ibuye umuntu akandagiraho ngo bimuteze intambwe igera ku ntego zihanitse, bene ubwo bumenyi nta gaciro buba bufite. Uburezi budatanga ubwenge buzaramba kugeza iteka ryose. Uburezi budatanga ubwenge buzaramba kugeza iteka ryose ntacyo bugamije, keretse gusa nuhoza mu bitekerezo byawe ijuru n'ahazaza ndetse n'ubuzima butarangwamo urupfu, naho ubundi ibyo ugeraho wiga nta gaciro kazahoraho bifite. Ariko niba Yesu ari we mwigisha wawe, atari uko akwigisha umunsi umwe mu cyumweru, ahubwo akakwigisha buri munsi na buri saha, mu gihe ushimikiriye gushaka ubwenge bwo mu ishuri, uzagira kumwenyura kwe kukugaragaraho. Amen. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyiciro cya 51, gutozwa ubumenyi ngiro. Umurimo w'amaboko w'ingirakamaro ni umugabane umwe w'umugambi w'ubutumwa bwiza. Umwigisha mukuru wari mu nkingi y'igicu yahaye Abisiraheli amabwiriza y'uko umusore wese akwiriye kwigishwa agatozwa umwuga runaka w'ingirakamaro. Kubera iyo mpamvu wari umuco w'Abayahudi, baba abakire cyangwa abakennye cyane, kwigisha abahungu n'abakobwa babo imyuga runaka y'ingirakamaro, kugira ngo haramutse habayeho ibihe bikomeye cyane be kuzajya bahora bategereje ibiva mu maboko y'abandi, ahubwo bazashobore kwikemurira ibibazo bijyanye n'ibyo bakennye. Bagombaga kwigishwa iby'ubwenge, ariko bakagira n'imyuga bigishwa. Ibi byagombaga kuba umugabane utagomba kubura mu burezi bwabo. Uburezi buzamura impande zombi. Muri iki gihe, nk'uko byari biri mu minsi y'Abisiraheli, umusore wese yagombaga kwigishwa inshingano zijyana n'ubuzima bw'ibifatika. Buri wese yagombaga kugira ubumenyi agira bwerekeye imirimo y'amaboko, kugira ngo igihe bibaye ngombwa ubwo bumenyi abe ari bwo bumubeshaho. Ibi ni ingenzi, atari uko byagombaga kubarinda ingorane zibaho mu buzima gusa, ahubwo byari ingirakamaro ku mikurire y'umubiri, ubwenge no gukuza imico mbonera. Nubwo byagaragaraga ko hari utari kuzigera akenera gukora imirimo ivunanye y'amaboko ngo imwunganire, ntibyabuzaga ko yigishwa gukora. Hatabayeho gukora imyitozo ngororamubiri, nta muntu ushobora kugira umubiri wubakitse neza n'ubuzima bwuzuye imbaraga. Kandi kwimenyereza kujya ukora umurimo w'amaboko ukozwe neza ni ingenzi mu gutera umuntu kugira intekerezo zishikamye kandi zikora neza, ndetse n'imico iboneye. Abanyeshuri bagwije ubumenyi bwo mu bitabo, ariko nta bwenge bw'imirimo ifatika y'amaboko. Ntibashobora kuvuga ko bahawe uburezi n'uburere buringaniye. Imbaraga zagombye kuba zarakoreshejwe mu mirimo itandukanye zarirengagijwe. Ntabwo uburezi buvuze gukoresha ubwonko bwonyine. Gukoresha amaboko ni umugabane umwe w'inyigisho z'ingenzi zigomba guhabwa umusore wese. Igihe umunyeshuri atigishijwe gukora umurimo w'amaboko w'ingirakamaro, haba hari intambwe y'ingenzi aba abuze mu burere bwe. Gukoresha umubiri wose imyitozo itawangiza bizatanga uburere bwagutse kandi bwumvikana. Umunyeshuri wese akwiriye gufata igihe runaka mu munsi akagiharira gukoresha amaboko. Kubw'ibyo akamenyero ko gukoresha amaboko kazaremwa mu munyeshuri, kandi umwuka wo kumva ko hari ibyo yishoboreye uzarushaho gushimangirwa, ari nako abasore bazarindwa ibibi byinshi n'imigirire itesha umuntu agaciro n'umugambi ikunze gukomoka ku bunebwe. Kandi ibi byose bijyaniranye n'umugambi w'ingenzi w'uburezi, kuko mu gukora umurimo utera ubutwari, udakebakeba ndetse utunganye, tuba tutabusanya na gahunda y'Umuremyi.
ibyiza by'umurimo w'ingirakamaro. Ntabwo ibyiza bihebuje biva mu gukora imyitozo ngororamubiri ifatwa nk'imikino cyangwa imyitozo isanzwe gusa. Hari ibyiza biva mu kuba ahantu hari umwuka mwiza w'imyitozo igorora umubiri, ariko mureke izo mbaraga zitangwe no mu gukora umurimo w'ingirakamaro, kandi inyungu zabyo zizaba nyinshi cyane. Umuntu uzumva anyuzwe kubera ko imyitozo nk'iyo izanira umuntu kumva ko ari ingirakamaro, kandi n'umutimanama ukanyurwa n'inshingano yakozwe neza. Abanyeshuri bakwiriye gusohoka mu mashuri yacu barahawe uburere bushyitse, kugira ngo igihe bazaba bagomba kwibeshaho ubwabo bazabe bafite ubwenge bashobora gukoresha kugira ngo bagere ku byo bifuza mu buzima. Kwigana umwete ni ingenzi, ariko ni nako biri mu gukorana umwete udakebakeba. Ntabwo gukina ari byo by'ingenzi. Ntabwo kwegurira gukoresha imbaraga z'umubiri mu binezeza ari byo bikwiriye kugira ngo umuntu agire intekerezo nzima. Iyaba igihe gikoreshwa mu myitozo ngororamubiri cyakoreshwaga mu murimo wa Kristo, umugisha w'Imana waba ku mukozi. Ikinyabupfura umuntu agira mu buzima bw'ibifatika yungukira mu gukora imirimo y'amaboko ijyanirana no gukoresha ubwonko, bene iki kinyabupfura kigirwa cyiza no gutekereza ko gituma ubwenge n'umubiri byuzuzwa ibyangombwa byo gukora umurimo Imana ishaka ko abantu bakora. Uko abasore barushaho gusobanukirwa neza n'uburyo bwo gukora inshingano zo mu buzima bufatika, niko buri munsi bazarushaho kunezezwa no kubera abandi ingirakamaro. Ubwenge bwatojwe kunezezwa n'umurimo w'ingirakamaro buraguka, kandi kubwo kwigishwa no gutozwa bwuzuzwa ibikwiriye byo kuba ingirakamaro, kuko buba bwarakiriye ubumenyi bw'ingenzi butuma ubufite aba umugisha ku bandi. Nta hantu na hamwe mu buzima bwa Kristo wasanga yarafataga igihe cyo gukina no kwishimisha. Yari umwigisha ukomeye w'ubuzima turimo ubu n'ubuzima buzaza. Nyamara sinashoboye kubona ahantu na hamwe yigishije abigishwa be kujya mu mikino yo kwishimisha kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri. Mwige guteka. Abasore b'abahungu n'abakobwa bakwiriye kwigishwa uburyo bwo guteka badasesagura, kandi birinda ikintu cyose cyerekeranye n'inyama. Ni mutyo yo kugira abashishikarizwa gutegura amafunguro arimo inyama ku rugero urwo ari rwo rwose, kuko ibyo byerekeza mu mwijima n'ubujiji bwo muri Egiputa, aho kwerekeza ku butungane bubonera mu bugorozi bw'imirire. By'umwihariko abagore bakwiriye kwiga guteka. Mbese ni uwuhe mugabane w'uburere n'uburezi umukobwa yahabwa burusha ubu agaciro? Imibereho iyo ari yo yose umukobwa yaba afite mu buzima, guteka ni ubumenyi akwiriye gushyira mu bikorwa. Mu turere twamamazwa nk'ubutumwa, kugira ubumenyi ku ngingo zose z'ubuzima bufatika bizatuma abasore bacu baba ingirakamaro ubwo bazaba barangije ishuri bagiye mu bihugu by'amahanga. Ntabwo icyo gihe bizabasaba kwishingikiriza ku bantu bazaba basanze ngo babatekere kandi babadodere imyambaro, cyangwa ngo babubakire amacumbi. Ikindi kandi bazagira byinshi bahindura niberekana ko bashobora kwigisha abantu bari mu bujiji uko bakoresha uburyo bwiza kuruta ubundi, kandi bagatanga umusaruro uhebuje. Icyo gihe hazakenerwa amafaranga make cyane yo gufasha bene abo bamisiyoneri, bitewe n'uko bazaba bakoresha neza imbaraga zabo z'umubiri mu mirimo y'amaboko, kandi aho kubona ubushobozi bubunganira bizaba bikomeye. Icyo gihe hazakenerwa amafaranga makeya cyane yo gufasha bene aba bamisiyoneri, bitewe n'uko bazaba bakoresha neza imbaraga zabo z'umubiri mu mirimo y'amaboko kandi y'ingirakamaro yiyongera ku mashuri bize. Ibi bizashimwa cyane, aho kubona ubushobozi bubunganira bizaba bikomeye. Bazagaragaza ko abamisiyoneri bashobora guhinduka abigisha ubwo bazaba bigisha uburyo bwo gukoresha amaboko, kandi ahantu hose bashobora kuzajya ibyo bize mu gukoresha amaboko bizatuma bagira aho bashinga ikirenge. Amen. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore,
Tugeze ku cyigisho cya 52, ubudahemuka bw'umunyeshuri. Abanyeshuri bavuga ko bakunda Imana kandi bakumvira ukuri bakwiriye kurangwa no kwitegeka no gukomera ku mahame y'iby'iyobokamana bizababashisha gushikama batanyeganyega bari hagati mu bigeragezo. Ibyo kandi bizababashisha no guhagarara bakerekana Yesu mu ishuri bigamo, aho bacumbika cyangwa ahandi hantu bashobora kuba. Ntabwo iyobokamana rigomba gupfa kwambarwa nk'umwenda igihe abantu bari mu nzu y'Imana gusa. Amahame y'iyobokamana akwiriye kuranga umuntu mu buzima bwe bwose. Imico n'imyitwarire. Abantu banywa ku isoko y'ubugingo ntibazagaragaza icyifuzo kidahwema cyo gushaka guhindagurika ndetse n'ibinezeza nk'uko ab'isi babigenza. Mu myitwarire yabo n'imico yabo hazagaragaramo gutuza, amahoro n'umunezero bagiye babonera muri Yesu kubwo gushyira ibibahagarika umutima ndetse n'imitwaro yabo ku birenge bya Yesu buri munsi. Bazagaragaza ko mu nzira yo kumvira no gukora inshingano wahawe habonekamo ibyishimo n'umunezero. Bene abo bazagira impinduka bateza mu banyeshuri bagenzi babo, kandi izo mpinduka zizagaragara mu ishuri ryose. Umusore umwe wamaramaje w'umutima wita ku nshingano ze kandi w'indahemuka mu ishuri ni uw'igiciro kitagerwa. Bene uwo abamarayika bo mu ijuru bamurebana umutima wuje urukundo, kandi umurimo wose wo gukiranuka akora, ikigeragezo cyose atsinda n'ikibi cyose anesheje, byandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Bene uwo abashinga urufatiro rwiza ruzamubashisha guhangana n'igihe kizaza kugira ngo azabashe gusingira ubugingo buhoraho. Kurinda no gusigasira ibigo Imana yagennye ko biba uburyo bwo guteza imbere umurimo wayo ni inshingano yahawe urubyiruko rw'Abakristo. Ntabwo higeze habaho igihe umusaruro w'ingenzi cyane wari ushingiye ku rungano rw'abasore nk'iki. Mbega uburyo ari ingenzi ko abasore bari bakwiriye kuba bujuje ibyangombwa bibabashisha gukora uyu murimo ukomeye kugira ngo Imana ibashe kubakoresha nk'ibikoresho byayo. Umuremyi wabo afite ibyo abitezeho by'agaciro gakomeye ubigereranyije n'ibindi. Agaciro k'ikinyabupfura umuntu atorezwa ku ishuri. Imico ya kinyamaswa n'ubuhararumbu iranga abasore benshi bo muri iki gihe isi igezemo ikura umutima. Iyo aba basore n'urubyiruko bashoboraga kubona ko mu kubahiriza amategeko n'amabwiriza ibigo byacu bibaha, baba bakora ibizatuma uko bagaragara mu muryango mugari w'abantu kurushaho kuba kwiza, bigakuza imico yabo, bigahesha agaciro intekerezo zabo kandi bikabongerera umunezero. Ntabwo bakwigomeka ku mategeko n'ibyo basabwa gukora. Ikindi kandi ntibagira uruhare mu guteza urwikekwe no gutekereza nabi iby'amashuri abatoza. Urubyiruko rwacu rukwiriye gukora ibyo rusabwa gukora rukoresheje imbaraga kandi rurangwa no kumvira. Bityo ibi bizaba ubwishingizi bwo kugera ku ntego bahawe. Abasore batigeze bagera ku ntego zabo mu nshingano z'igihe gito bahabwa mu buzima nabo bazaba batiteguye kugira uruhare mu nshingano zihanitse. Umuntu agwiza ubunararibonye mu by'umwuka binyuze mu ntambara, kubura ibyo yari yiteze, mu gutegeka inarijye mu buryo bukomeye cyane no gusengana umwete. Intambwe zigana mu ijuru zigomba guterwa imwe imwe, kandi intambwe yose itewe umuntu ajya mbere imutera imbaraga ngo atere intambwe ikurikiyeho.